Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko kuvugisha umuntu ukamubaza uko amerewe bisobanuye ikintu gikomeye ku buzima bwe biruta uko tubitekereza. Dr. Liu, umwanditsi w'ubushakashatsi mu kinyamakuru Journal of Personality and Social Psychology, yavuze ko abantu bakunda gupfobya ikigero inshuti zabo zifuza kuba zabazwaho uko zimerewe. We na bagenzi be bakoze amagerageza 13 ku bagera ku 5900 kugira ngo bamenye ikigero umuntu yishimiraho kuba yasuzwa cyangwa se yabazwa uko amerewe. Muri ayo magerageza bamwe bandikiraga abari basanzwe ari inshuti zabo, abandi bakandikira abari inshuti zabo za kera basa nkaho batakivugana. Aba banditse basabwe gukora ibipimo batekereza ko inshuti zabo zari bunezerweho ndetse zikishimira kuba babandikiye. Gusa muri ayo magerageza uko ari 13 bagaragaje gupfobya uburyo intashyo zabo zari bwishimirwe na bagenzi babo, ndetse n'abandikiwe basabwa gukora igipimo cy'uko bashimishijwe n'izo ntashyo z'ababandikiye. Gusa igitangaje, ibiganiro hagati y'abari bamaze igihe batavugana byagaragaje ko byishimirwa cyane kurushaho.